baririmbyi barakoze cyane. Reka rero dusome imirongo byanditswe byera, hanyuma tuganire ibitureba uyu munsi. Dusoma kuva mbere rw'Abatesalonike igice cya 5, dusome umurongo w'18, haranditse ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Turaba turekeraho turi buze gusoma n'indi mirongo. None kuko umushumba yabitubwiye mu gihugu cyacu twagize umunsi mukuru, igihugu cyari gisanzwe gikorera kuri stade Amahoro, bakahahurira bafite umwanya muremure, bafite umunsi wose, umunsi wo gushima Imana witwa Thanksgiving to God. Uyu mwaka rero bashimye ko kugira ngo twese tubyumve, twese twiyumve muri iyo nsanganyamatsiko ko uwo munsi ubera mu nsengero zose z'abizera, abakristo, amatorero, amadini, imiryango ishingiye ku myemerere, twese dutekereza kuri iyo nsanganyamatsiko. Nanone ibi biratuma abakora ibimenyerere by'ababwiriza byacu bidashabura, ariko burya habaho n'andi moko y'ibibwiriza. Icyo tugiye gukora none ni ikibwiriza gisobanura, icyo bita sermon explicatif. Habaho n'andi moko y'ibibwiriza iyo dushatse kubagezaho amateka y'ibyabaye. Icyo gihe nabwo dukora ikibwiriza bita historique gishingiye ku mateka. None rero tugiye gukora ikibwiriza gisobanura kirihariye, nimwana usanzwe mubimenyereye, ariko niko biteye kuri uyu munsi. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu bike cyane mu isi bifite uyu munsi. Turi mu bihugu byenda gusatira 200 ku isi, ariko mu bihugu bifite uyu munsi mukuru ntabwo birenga 10. Muri byo u Rwanda rurimo. Ibyo bihugu bifite uwo munsi ni ibihugu bifite amateka yihariye atera ukwayo, atuma nyine bigira umunsi umeze gutyo. Muri ibyo bihugu rero igihugu cyacu kirimo. Mu bindi bihugu bigira umunsi mukuru nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirawugira kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo ni igihugu gifite umwihariko. Amerika ni umugabane wafunguwe nyuma uturwa n'abanyaburayi babimukira, ndetse n'abanyaziya n'abanyafurika bariyo. Amerika ni ahantu hatsitse abantu baturutse impande zose. Nubwo byari bimeze bityo, ariko Ubwongereza bwakolonije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika rero baza kwisanga bagomba gukora intambara yo kwigobotora, kandi barigobotora, ndetse Ubufaransa bwarabibafashije. Baza rero kuba igihugu, abo bantu baturutse imihanda yose y'isi bakabanza gukolonizwa, baza kuba igihugu Imana igitera iteka, Imana ikigirira neza. Icyo gihugu kirakomera, ubu nyamubyumva ko ari icya mbere ku isi, ndetse Abafaransa bagifashije kwigobotora. Ubu Amerika irabaruta, n'Abongereza bari barayikolonije, Amerika irabaruta. Ni igihugu cyiyubashye, ni igihugu gifite ijambo, ni igihugu gifite ijambo, ni igihugu gifite imbaraga. Kizi rero ko Imana yabigizemo uruhare. Cyagenewe umunsi umwe muri Amerika bahagarika akazi kose, bakavuga ngo tugiye gushima Imana ibintu yakoze mu gihugu cyacu. Wanavuze ibi n'u Rwanda natwe rero twarebye, Abanyarwanda barebye ahahise habo, basanga bakwiriye gushyiraho
uyu munsi. Uyu munsi uhuye neza n'indangagaciro zisanzwe z'Abanyarwanda. Abanyarwanda n'abantu bazi gushima cyane. Abatoya bashobora kutabyumva, ariko umuco wo barashimaga. Wasanga umugore agira icyo ahereza umugabo ati wampaye amata. Umugabo nawe agira icyo ahereza umugore, akamubwira ati mpereza ibiganza byankamiye. Gutyo bari abantu bazi gushima. N'Imana nayo barayishimaga cyane. Bazi tuvuga mu gitondo, Abanyarwanda mu gitondo barakubwiraga, baramukanye mu gitondo, bakana kamwaramutse, mwabonye Imana ikingura. Bari bazi ko ari Imana ituma abantu baramuka. Ku manywa mwahura apure midi, nyuma ya saa sita akakubaza wirira ngo Imana se kingura cyane kumwe. Murumva ko Imana ni ibahoramo, iri hagati yabo. Nubwo rimwe na rimwe batekereza ko hambere tutari dufite, twari tuyifite. Hanyuma nimugoroba iyo Abanyarwanda bajya kuryama, bavuga rero murota Imana. Barabizi ko mu ijoro hari ibintu biteye ubwoba, bakakuragiza Imana bati murote Imana. Nanone iki gitekerezo cyaturutse, hari umuvugabutumwa w'umunyamerika, pastori yitwa Rick Warren. Abantu bamwe baramuzi, ndetse abakristo abenshi cyane baramuzi. Yanditse igitabo cyiza cyane cy'akataraboneka cyitwa Ubuzima Bufite Intego. Ni igitabo cyiza cyane, gifite chapitre 40, gifite amasomo 40. Iyo yasomye uri umuntu ugira ushyira gahunda mu buzima bwawe, ukabutunganya, ukabuha icyerekezo, ukamenya uko ubigenza. Icyo gitabo rero kera bivugwa ko umukuru w'igihugu cyacu yagisomye, ashaka kubonana n'uwacyanditse. Agiye muri Amerika arashaka barabonana, babonanye amaze cyatumye cyandika iki. Hanyuma amusaba kuza guhugura Abanyarwanda uburyo bayobora ubuzima bwabo, ku buryo bw'ubuzima bufite intego. Uwo mugabo rero yaraje mu myaka yahashize, aganira n'abayobozi bakuru b'igihugu, aganira n'abashingamategeko bo mu gihugu cyacu, aganira n'abayobozi b'amadini n'amatorero. Hanyuma uwo mugambi rero turawemeranya. Kuri iki gihe nta Munyarwanda ugombye kubaho akora mu kajagari adafite intego. Byaje kurangira rero mu mwaka w'ibihumbi 2012, abantu benshi bari bamaze guhugurwa cyane b'abanyamatorero, bashyiraho umuryango witwa Peace Plan. Peace Plan rero niyo yatangije icyo gihe. Uyu munsi imaze kureba ukuboko kw'Imana gukomeye kwakoze ibintu bikomeye mu gihugu cyacu, batangiza uyu munsi. Umaze rero igihuba, none nibwo tuwukoreye mu nsengero zacu. Igihugu cyacu rero kishima ko dusubiza amaso inyuma gato cyane, tukareba ni ibihe bikorwa bikomakomeye tubona mu imbaraga z'Imana n'ukuboko kw'Imana birahari. Ibi rero byatumye duhuza n'imyemerere n'imyumvire y'Abaheburayo, Abisiraheli. Nabo iyo bagiraga ibintu bimeze gutya, muri Zaburi 126:3 baravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Bwana asifiwe sana. Ariko murabizi ko aya makuru Umwami Yesu Kristo natwe yaduhayeho uruhare. Ntabwo akiri ay'Abayuda gusa, n'ay'abizera Imana muri Kristo Yesu. Ikintu gikomeye cyane Imana yadutabayemo, tujya inyuma imyaka 30 usagaho gakeya, iki gihugu
cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Imbaraga zose zo mu isi zari zatwihoreye, n'izibishinzwe zibifite mu nshingano imiryango nka Loni n'ibindi baraturega. Ni Imana yo mu ijuru ikoresheje abana bacu b'Abanyarwanda b'abanyantege nkeya icyo gihe batari bafite ubushobozi bwinshi cyane, ariko bisunze Imana. Icyo cyago kirahagarara. Imana iyo tubyibutse tuyiramburira amaboko tukavuga ngo Mana warakoze. Haleluya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, muzi ko yabaye mu musozo w'intambara yo kwibohora, kandi igitekerezo cyari gihari. Hari Abanyarwanda bari bamaze imyaka isaga 3 mu mahanga barahembaheze ngo bagaruke mu gihugu cyabo biranga. Hano rero turashima Imana ko uburyo bwo kugarura abo bantu mu gihugu bwabonetse, bakongera bakagira igihugu, bakongera bakagira ubwenegihugu, bagakura, bagatunga, bagatunganirwa. Imana yacu yishimwe cyane. Ariko iyi ntambara na jenoside muri 1994 byatumye mwisoza abantu barenga 3 miliyoni bahunga igihugu bajya mu mahanga. Aba nabo Imana yagiriye neza u Rwanda, baragaruka. Murabizi, bamwe bavuye Angola, abandi bavuye Brazzaville, abandi bavuye Burundi, abandi bavuye Trinity, abandi bavuye aba bantu Imana ibagaruka mu gihugu cyabo mu buryo bw'agatangaza. Iyo tubyibutse ntabwo twabura gushinga Imana. Wanasifuwe sana. Nyuma yaho kandi Abanyarwanda bubatse ubumwe, babanye neza mu mahoro n'umutekano. Ni ikintu gikomeye cyane Abanyarwanda bakwiriye gushimira Imana. Ikindi nuko amahoro yacu yagiye agira abayagera amajonja, ariko Imana ikicira imigambi y'icakura nk'uko byanditse mu gitabo cya Yobu igice cya 5 umurongo wa 10. Imana niyo yicira imigambi y'icakura ikazibuza kugera ku migambi yazo. Ubumwe bwacu buracyahari, kandi n'amahoro yacu turacyayafite. turashima Imana. Ni igitangaza nanone. Hari igihe tutabifataho akanya, ariko ni igitangaza urebye ahantu igihugu cyacu cyari cyageze, ukuntu cyari cyarambaraye, ukuntu cyari cyaryamye, ukuntu cyari cyakubiswe. Abantu batekerezaga, hari n'abatekereje ko kidakwiye kubaho, batekereza ubundi buryo, ariko Imana irabibamba, kirahari, kigumaho. Ahubwo ukuntu gifite ijambo, kikagira icyubahiro, kikagira n'igitinyiro mu ruhando mpuzamahanga, ni ibintu utatandukanye n'ukuboko kwiza kw'Imana n'imbaraga z'Imana. Ibi nabyo turabishimira Imana yacu cyane, yarakoze. Ikindi, ibi twabikoreye mu nsengero hose mu gihugu, tukaba dushimira Imana nanone n'igihugu cyacu ubwisanzure dufite mu myemerere ndetse no gusenga. Ikindi, ubuyobozi bwiza twahawe n'Imana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bwafashije Abanyarwanda gutera imbere mu nzego nyinshi zitandukanye, nk'amashanyarazi. Amashanyarazi mbere ya jenoside yaringaniraga hafi 30%, ubu ni 83% mu gihugu cyacu. Amazi meza icyo gihe nyuma ya jenoside gato byari
munsi ya 30%. Ubu dufite abantu 85% bafite amazi meza. Murabizi ukuntu ubuvuzi, amavuriro byazamutse, murabizi ukuntu twagize gutera intambwe ishimishije cyane mu burezi, mu mashuri, ndetse murabizi ukuntu dufite n'imihanda yacu irimo igenda imera neza. Ibyo turabishimira Imana. Bwana asifiwe sana. Turashima nanone, ntabwo ibintu byari bimeze kera. Igihugu cyiza dufite giha agaciro kangana abana bacyo bose, baba abakobwa baba n'abahungu. Ibi ntimutekereze ko bigirwa n'ibihugu byinshi. Mu bantu bafite uyu mugisha igihugu cyacu kirimo, bakeya bafite uyu mugisha igihugu cyacu kirimo, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, twese igihugu cyacu kiratumenyesha, kiratunganyanganya. Hanyuma ngira ngo twebwe abantu bakuru turabizi akato n'agasuzuguro n'ipfunwe n'ikimwaro abantu bafite ubumuga babanaga nabwo, ariko igihugu cyacu aba bantu nabo kibemera nk'abana bacyo, bafite uburenganzira bwose busesuye. Ibi ni ibintu byiza cyane dufite mu gihugu cyacu. Tugiye mu rwego rw'itumanaho, nahoze mbwira abamugitondo babwira ko ngiye mvuga muri komine Gafuzo, muri Nageza mu 9 niho nakoreraga mbere ya Jenoside. Muri komine nzima hari telefone 3 gusa mu biro kwa burugumesitiri, nabwo telefone ikoresha irasire y'izuba. Nanjye nakoraga muri banki populaire, icyo gihe nari mfite telefone mu biro, n'ahandi hantu hamwe yabaga muri komine nzima. Ubu rero twaza tureba gusanga ingo 98% mu Rwanda zirimo telefone, kandi inyinshi zirimo telefone irenga imwe. Ibi kandi murabizi ko itumanaho ni iterambere. Yesu ashimwe cyane. Ibi ni ibintu bike narobanuye mu nyandiko ndende cyane Peace Plan yakoze, igaragaza ibyiza ibintu Imana yashoboje Abanyarwanda kugeraho, twari dukwiriye kuyishimira none. Hanyuma muri ibi bintu byose turagaruka tukareba, tujye mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri. Ni igitabo cya 5 cya Musa, nicyo gihera ibitabo bya Musa. Ku gice cy'8 tuharebe twegera indunduro y'ubu butumwa bwacu. Ni Mose wabwiraga Abisirayeli igihugu bendaga kujyamo nyuma y'imyaka 40 bari bamaze bazerera mu butayu. Kandi ku murongo w'umunani haranditse ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'intera y'ubuki, ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagira icyo ugikeneramo, ni igihugu cy'amabuye n'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Murongo w'icumi, uzaryohage uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Murongo wa 11, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo utegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bikwiriye, uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusambi butwika na sikorupiyo. Reka ndekeraho. Niki ibi bintu bishaka kuvuga? Iri terambere ryose ririmo rigenda rizamuka mu gihugu cyacu,
turemeranya n'abayobozi b'igihugu cyacu, turemeranya n'abayobozi b'amadini n'amatorero, twese haleluya, kw'Imana ifite uruhare, ifite ukuboko kuremereye mu birimo bikorwa, kandi bigavuga ngo rero gutera imbere ntabwo gutuma tuva ku Mana, oya, ahubwo aragowe umuntu watera imbere cyane akibagirwa Uwiteka Imana ye. Bwana asifiwe sana. Ndabifuriza gutera imbere mwese, nanjye ndimo, ariko tukanakomeza kubaha Imana yacu, nihabwe icyubahiro. Ndi umwana nkiga mu mashuri abanza, mperuka mu ishuri kera, sinzi uko babivuga, ariko twagiraga isomo bita uburere ni mbonera gihugu, twabyitaga education civique. Twigagamo uburenganzira bw'umuturage, ariko muri iryo somo bigishagamo uburenganzira bw'umuturage ariko n'inshingano z'umuturage. Igihugu hari uburenganzira dufite mu gihugu cyacu, ariko tunagifitemo inshingano. Buri muturage wese afite inshingano. Hari igihe abakora dusa n'abagiye ku ruhande, tugatekereza hari igihe twebwe tuvuga ko dufite ubwenegihugu bubiri, dufite ubwenegihugu hano, dufite n'ubundi mu ijuru, bigatuma ubwo mu ijuru twibagiza ko na hano naho tuhafite inshingano, ariko hano igihe tutarajya mu ijuru, hano tuhafite inshingano zo guteza imbere igihugu cyacu, guteza imbere imiryango yacu, gushyigikira ubumwe, gushyigikira amahoro, gushyigikira iterambere, ndetse abakristo bari mu mbere bakwiriye kubikora cyane. Sifa kwa Mungu. Twabibwishe rero aho tugeze, tugira n'undi murongo mu gitabo cy'Ibyahishuwe uvuga rero ngo komeza icyo ufite hatagira kugutwara ikamba cyane. Ibi bintu rero dufite tugomba kubirindana n'imbaraga nyinshi. Murareka ndebe Zaburi 137, Zaburi 137, usomeho 3 gusa, ndahera ku murongo wa 5. Yerusalemu, abaheburayo bavuga, ningwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye, ninkakwibuka, ninkakunda Yerusalemu, ngaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Ni uku abaheburayo bavugaga umurwa wabo mukuru. Hari ibintu tutari dutekereza cyane, uretse ko ubu ndi mu kiruhuko, yatangiye ikiruhuko cy'abasaza, ariko murabizi ko mbere nta umwarimu mu mashuri ya Bibiliya. Narebye cyane rero ibi bitabo, narebye filozofi y'abaheburayo, y'abayahudi, ngiki, niba hariho abantu mu isi bakunda igihugu cyabo, aba bantu barimo baragikunda birenze ibitekerezo. Ariko Bibiliya ivuga ngo ibyanditswe byose byabayeho kutubera akabariro, umuserivisi nsaho, bikwiriye kutwigisha. Nta muntu rero wavuga ko ari umuntu w'Imana ngo yange igihugu cye, ahubwo aragikunda cyane. Murumva uko barahira ningwanga Yerusalemu, nkakwibagirwa ubwonko bwanjye buzibagirwa gukora, ururimi rwanjye ntiruzabure ibi rero ni twebwe igihugu cyacu mu Rwanda. Imana niyo wamura ku butoni bikunde Isiraheli, twebwe bitureke, natwe dukwiriye gukunda igihugu cyacu, tukagihesha umugisha, tukagisabira, tukagisengera, kandi kigakomeza kikagwiza iterambere
Yesu ashimwe cyane. Ndimo negera gusoza. Hari igihe nigeze njya mu giterane muri Tanzania, hari umuryango uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba byose bifite imyizerere ya Gipentekoste. Bagira uburyo bahura. Icyo gihe twari tugiye mu giterane cy'amasengesho, tugeze muri Tanzania rero baratwakira. Bamaze kutwakira tugira umwanya wo gusenga. Tugize umwanya wo gusenga, icyo gihe badukorera ibintu bituma twibaza cyane cyane abatwara tuvuye mu Rwanda. Twasanze bafite ibendera rya Israel. Hanyuma bafata n'amasaha abiri yo gusengera igihugu cya Israel, barambuye ibendera ry'icyo gihugu mu rusengero, bavuga bati niho dukomora agakiza. Barangije Israel bazana ibendera rya Suwede, baravuga bati nanone aka gakiza ntitwari kukamenya iyo Abasuwede bataza mu gihugu cyabo. Naryo bararifata bararirambura, abasore bararifata bamara nk'amasaha abiri bari gusengera Suwede bayisabira umugisha. Barangije bajya ku gihugu cyabo cya Tanzania, cyo barangije bazana ibendera, baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyabo mu rusengero. Mu Rwanda mu mwefatire ariko baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyabo, barangije bagihesha umugisha Abatanzania, bavuga ibintu byiza ku gihugu cyabo, baragisingiza, barakirata, bagisaba umugisha, basaba umugisha abayobozi bacyo, bararangiza bakabikarabaye. Barangije baratubwira bati mwebwe abavuye mu Rwanda mwazanye ibendera ry'igihugu cyanyu, usanga baratubwira tubwire ubwo ni iki ibendera, ni ikimenyetso kiranga igihugu. Baratubwira ati ntacyo reka rero nacyo tugisenge. Babigenza gutyo ku bihugu byose, ariko bitabona ukunda abandi bantu bafata umwanya wo gusanga ibihugu bakabisengera, bakagesha umugisha. Imana yishimye cyane. Haleluya. Amen. Ntabwo rero tuzi igihe Yesu Kristo azazira. Nazavuba tayari kabisa. Mbinguni ni igihugu cyacu cyiza. Natinda kuza, abana bacu bazaba batuye muri iki gihugu, abuzukuru bacu bazagituramo, abuzukuruza bacu bazakibamo, ubuvivi bwacu buzakibamo, kandi nidushaka abantu bazongera kugira ibibazo nk'ibyo twagize kera. Turashaka igihugu kizaba gitemba amata n'ubuki, gifite ituze n'iterambere impande zose. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kandi kugira ngo kibigire, nuko natwe buri munyarwanda ku giti cye nawe agomba kuba ameze neza, ateye imbere. Imana niduhe amahoro n'imigisha. Njyewe ngiye gusenga ku bwanyu. Ndasaba Mushumba Aniseti ari bugaruke hano, we araza gusenga ku bw'igihugu. Araza gusenga ku bw'igihugu. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyafite ibyifuzo, nazo nubwo twasubije ko ziracyafite ibyifuzo. N'Abanyamerika buri muntu ku giti cye nawe aracyafite ibyifuzo, kandi abantu tugira ibyifuzo bitandukanye. Nahoze mvuga kare, Mose Msiko yari umunyabitangaza cyane, ariko abantu batinze mu butayu ngo bakungura kurya inyama. Ubutayu nta bwatsi bwahabaga ngo bahororere, kandi bari bahatinze, n'amatungo bari bavanye muri Egiputa yari yashize yishwe n'umumarigi. Hanyuma bakungura kurya inyama, kandi bari abantu bahari hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3. Babibwira Mose, barabwira ati nutazibona turatora undi mugabo dusubire mu Egiputa. Bituma Mose ajya gutakambira Uwiteka. Hanyuma Uwiteka ababwira Mose, ikibazo ufite n'iki? Njyewe amaboko yanjye ari magufi, njyewe mfite amaboko maremare, ayawe ni magufi.
ntashobora gusubiza icyo cyifuzo, ariko ayanjye arambutse cyane izo nyama ndazibona. Bambwira ahubwo bajye mu makambi yabo, buri muntu wese ahagarara iruhande rw'ihema rye. Uwiteka aragenda ahuhisha umuyaga, inkware zose zabaga mu bihugu bibakikije umuyaga urazizana zigwa mu nkambi, ngo buri muntu wese ikirundo cy'inkware kikamugera hano. Barangije za muyaga uratuza, Uwiteka ati mubage kurye. Uwiteka afite amaboko maremare. Muhaguruke yewe maze basengere ku byifuzo bya buri muntu giti cye, hanyuma mushumba nawe arongera adusengere ku by'igihugu. Mwami Imana ushobora byose, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, uyu munsi ni umunsi wo kuguhayagiza, ni umunsi wo kugushimariza, ni umunsi wo kuvuga ubukomere bwawe, ni umunsi wo kuvuga ubwiza bwawe, ni umunsi wo kuvuga imbaraga zawe, ni umunsi wo kuvuga ubuntu bwawe, ni umunsi wo kuvuga ibambe ryawe. Data, nta magambo y'abantu ahari yabivuga neza, ariko urakomeye, urihagije, urahagije, uraboneye, urabereye, uwo gusingizwa ibihe byose. Kandi ibintu byananiranye, ibintu byananiye abantu, ibintu byananiye abami, ibintu byananiye abatware, ibyo ni byo uhuramo, ibyo ni byo usamo, ibyo ni byo ushobora. Ibintu byananiye umugabo mu rugo, ibyo ni byo uza gukora. Ibintu Yesu mwiza cyane. Birashoboka rwose buri muntu ku giti cye akaba afite ikintu kimunaniye, akaba afite ikintu kimugogomeye, akaba afite ikintu kimuremereye. Ariko uravuze kuri aya manywa, amaboko yawe si magufi, amaboko yawe ni maremare, amaboko yawe aragutse. Wakora iburasirazuba, wakora iburengerazuba, wakora mu majyepfo, wakora mu majyaruguru. Isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe, n'ifeza n'izahabu byose ni ibyawe. Ufite uburyo bwo gusubiza mwene data, ufite uburyo bwo gusubiza mushiki wanjye, ufite uburyo bwo kumuremera, ufite uburyo bwo kumuremesha, ufite uburyo bwo kumunamura, ufite uburyo bwo kumukomeza, ufite uburyo bwo kumuhoza. Yesu, turagushimiye, uri Imana ibashije, uri Imana ishoboye, uri Imana itanga ibyizigiro, uri Imana itanga ibyiringiro, uri Imana itanga amasezerano, uri Imana irinda amasezerano, uri Imana isoza amasezerano iyo igihe cyabyo kigeze. Turagushimiye, komerwa mu mashyi, vugirizwa mu gihugu, kuko ni Imana nziza, n'izina ryera ya Kristo Yesu, kandi umucunguzi wacu. Urakoze cyane. Ame tugihagaze, reka mushumba rero ahezagire, aheshumisha igihugu cyacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira muri iyi minsi ibiri tumaze twibuka uburyo wabanye natwe nk'Abanyarwanda, ukemera ko tuvukira muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse tukiga amateka yacyo, tukiga inzira cyagiye kinyuramo. Ibyo byose Data turabigushimiye. Tugushimiye ko wakoresheje nyakora ku ngoma Abanyarwanda ubwabo, bakaba igihugu cyacu kimaze kuba igihugu kiriyubaka, tukaba mwami Uwiteka nyakora ku ngoma, buri muntu wese aryama agasinzira. Ibyo turabigushimiye. Niyo mpamvu rero wirinze kugira ngo uhe Abanyarwanda bose umugisha. Uwiteka nyakora ku ngoma, muri uyu mwaka wa 2025 ubwo mwami hatoranijwe Uwiteka nyakora ku ngoma iminsi yose yo kugushima, yemera wongere umugisha mu gihugu cyacu.
bicire bakame